shira imumu humeka wibaze ku isi ifeza n'ibiya nibyo buyoboye isi ifaranga riganwe amaraso ameneka amaherere ya byose ni ibifu by'abisi n'uwabahise bakifuza ijuru dimutse y'igicucu cy'urupfu kamo mu ndwanyi zifite yesu umugambi muri genge mbikora nka magic izura bapfuye ikabasubiza ku isi na mukuru w'ikuzimu kwikubira ntibibayo ni hamwe bajya badakora ijuru tugezeyo nawe upfa n'undi ubutaka cyangwa inzi ikibaze na umubyeyi arapfa indarano n'uwo yibyariye bigatuma nibaza uvutse nine ni ikibazo nakabuza zaza yiyi benshi bababaye babogamiwe ninde umuti wo kubahoza ninde uvutse ninde nk'uko bisanzwe ni kuri Amazing TV Show cyane dusuhuza abakunzi bacu ba Amazing TV Show bakomeze gukora subscribe bagakora share bagakora like na comment. Uyu munsi rero kuri iyi weekend twabashe kwakira umuntu uzwi cyane bazi ku mazina atandukanye ro bita Shema abandi bakamenya kuri Kimangwema. Uyu munsi rero tukaba twamutumiye mu kanya mugiye kumva ikiganiro tugiye kugirana nawe tuzi ko kizabaryohera aho muzagira comment aho muzagira ikibazo mushaka kumubaza muzatwandikira muri inbox twongere tumubatumire aze muri studio za Amazing TV Show. Shema muraho neza? Uyu munsi twishimiye kubana nawe. Kubera igihe kinini dupanga gahunda ngo duhure muri studio ariko bitewe n'akazi kenshi ariko uyu munsi mwiguye mwabonetse kandi dukomeze tunabashimira cyane. Ariko ngo Canada ikomeze kubaryohera cyane. Bivuze abakeba rero ubwo mpita numva ngo mpita ntekerezamo ibindi bintu byinshi bitandukanye wenda turi buze kunabiganiraho usobanura impamvu ukoresha ijambo abakeba icyo nacyo turaza kukimenya. Wenda mbere yuko dukomeza mu kiganiro turashaka kubanze wibwira abakunzi ba Amazing TV Show bakumenye neza ari n'abagukurikirana bari n'abatanaguherutse bumve kukibaho ubasuhuze muri bwa buryo basanzwe bakumenye neza. Ngenda suhuza cyane abakunzi ba Amazing TV. Nitwa Shema Jimmy ariko nickname yanjye ni Kimangwema. Iryo zina nzi nyine rizwi kuko ntabwo wavuga Shema ngo numvikane muri quartier kuko ba Shema ni benshi ariko nkunda Shema cyane nibyo zina rya data icyo kintu mbagomba ngiye muri njyewe ikintu mbagomba wenda iyo uvuze Shema ukavugana Kimangwema bitewe n'aka nickname bituma mpita ntekereza guhita nibaza inkomoko y'izina Kimangwema. Nkanjye iyo mbashe kumva ukuntu riteye mpita numva ari nk'umuntu ushobora kuba waravutse abyibushye cyane ku buryo abantu bose bamutangara niko mbyiyumvishamo ariko sinzi n'ari ko bimeze. Batubwira inkomoko yaryo kugira rize kumenyekana cyane muri quartier ntibamenye Jimmy ntibamenye Shema. Kimangwema ni umuntu nyine we ni umuntu ni izina niswe n'abantu nyine bambaraga nk'uwo muntu bita Kimangwema. Yabayeho mu kinyejana cya 19 ariko nyine ni wa muntu utarabaga nyine agendera nyine ngo ku dini we ikintu yitagaho n'umuntu umuganye cyangwa ukabaho we yabagaho yishimye nyine nta bintu byo kuvuga ngo agendeye mu dini ku ruhande we nta ruhande yabaga aherereje. Rero abambona nyine banyitirira Kimangwema bityo kuwe yarangwaga n'ubumuntu nta mupaka ashira hagati y'umuntu n'undi ntaho byaturutse. Ubwo ngendeye ku busobanuro utanze mpita numva mu buto bwawe usa nkaho ari umuntu wabanaga neza n'abandi bana abana muri quartier bakwiyumvamo nawe biyumvamo mugenderana nk'uko bisanzwe. Wenda mbere y'uko ikiganiro tugikomeza byibuze riga n'abakunzi ba Amazing TV Show bashaka banarebe Kimangwema mu maso bamurebe neza mu byubahiro byanyu murakuramo bakurebe neza bakubita n'akamwenyu ubundi ku buryo wari umenye umuntu wo kuganira nawe. Murakoze cyane ako kari agaciyemo. Ninjye nuko imba negetseho niko tubivuga twegeka bitewe n'izuba ugenda usobanuka iyo uri mu bantu basobanutse
byose bigenda bizana nyuma ntabiganye kuko mpura naho. nasi ko ari ubwo nta niko ka gatigito ko muri Canada nyine nk'uko wabivuga. Hanyuma wenda turashaka tugende tukumenye neza kuri Amazing TV Show. Turashaka tumenye urugendo rwawe kuva muri Afurika ugera muri Canada, muri make wabitunyuriramo ubuzima bwawe wari ubayeho muri Afurika kugera ubu muri Canada, ubuzima bwawe bumeze bute? Uretse ko wamagana n'uwakubona urabona hari icyahindutse, ariko byibuze abakunzi babongere bakumva. Urugendo rwo kugera hano gusa ni ishuri nyine rishyashya, kuko n'ubundi ubuzima aba ari ishuri, ariko kugera hano ibyo nabonaga muri filime nibyo n'ubundi mbona nyine nkabibona, kandi nkabona itandukaniro ari rinini. Ariko kugenda nyine hari ukuntu uba uri kugenda umeze nk'agacupa kari hejuru y'amazi nyine aho umuyaga ugiye ukaba ujya aho ngaho. Ariko noneho hano ho biratandukanye, ugomba kwicara ukareba ku ntego ugahindura inzira. Nicyo kintu mbona gitandukanye naho narindi muri Afurika. Aho ni uko byari biri nuko ubu ngubu biri. Ubu ndaseka nkamwenyura nta kibazo, ariko uko narindi nta guseka nyine ni kwa kumwenyura nk'agahezo nk'akatandiboye kuri vora. Ariko ubu ndaseka nkumva kuko nyine bindimo, ndamwenyura kubera Imana, n'abayizera. Iyo uvuze ngo ni nk'akagahezo nk'akatandiboye, abakunzi ba Amazing TV Show ndabizi benshi ubwo wari uze kubiduhereza muri komantere bahita baseka koko. Kandi koko nk'uko ubivuze ahanini umuntu arashima, wagiye utanga ingero nyinshi ati ni kwa kundi agacupa ushobora gatera hejuru y'inyanja kakagenda, iyo kagiye nyine niyo kajya. Ubwo nawe Imana irakuzanye no muri Canada ati ba uba ugeze muri Halifax. Ikintu nashimiye muri Halifax imagera nyine kwiyakira biba bitandukanye. Ariko nyine iyo uri kubona buriya nk'uko cyangombwa uri kugira wenda hatariho rifije, n'ubundi ni ikintu wenda kiguhereza ibitekerezo bishya. naho ubundi uko biba biri iyo ufite kiriya cyangombwa ntabwo byaguka, kuko uba usengera ikintu kimwe. icyo kintu nyine nabonye gitandukanye. Ibindi byo ndabizi bigomba gucamo kandi biri mu nzira n'Imana irahari. Oya niwakubonabona koko byaraciyemo, kandi koko nk'uko ubivuze ubu Halifax buratuje, uraryama ugasinzira, ukabona agafi hariya, agakoko hariya muri firigo karuzuye. Hanyuma nta n'uwavuye wa mugani twumva ngo uba umeze nk'igikoroyiro kiryamye aho ngaho. Uwo mugani ariko ubundi uva he ko ako kantu abantu benshi bakunda kugakoresha? Ati ishema rwose ngo we ni igikoroyiro ngo kibereye ubundi bimeze bite? Nyine impamvu mvuga ngo nyine hari ukuntu umuntu iyo mubonye nyine ubuzima bumworoheye mwita igikoroyiro, nyine bitewe n'uko inkoko n'ebyiri tuzi nyine uko twakuze tuzi inkoko y'ikoroyiro ntabwo itora. ariko noneho inkoko nyine inkoko itari igikoroyiro yayindi ijya kwitorera. ariyo mpamvu havuga ati nyine ngo iminwa ngo ni nyinshi yatoreyemo, nyine yo ijya guhiga, ariko koroyiro yo iragaburirwa. niyo mpamvu nyine mvuga ati umeze nk'igikoroyiro, niyo mpamvu. Okay. Hanyuma Shema, turashaka noneho utubwire neza, ubu hano muri Halifax uratuje, uri muri Canada uryama ugasinzira, nta byo kwibaza iby'ejo ngo bizagenda gute. ubu noneho duhereze rero none urugendo rwawe hano muri Halifax ubu bimeze bite? Akazi karabonetse? akazi ntabwo ariko nakwihutira bitewe nuko mbibona. ndi kwiga ururimi kuko n'ubundi nyambona hano bakurigisa nyine, bitewe niba mu kinyarwanda habamo inshoberamahanga, niba habamo inshoberamahanga n'ahangaha baba bafite uburyo nyine inshoberamahanga yabo. nyine ubwo wenda byibura niyo ntamenye inshoberamahanga basimenye kumvikana nabo, kuko umuntu aba agomba kugira amakenga. icyo kintu nyine njya mbona hano, naho ubundi imirimo irahari iranantegereje, nta
nanjye ibiganza byanjye binyotewe gukora aba ari igihe kinini. ubu uri ku ishuri ururimi rumereye nabi? Neza rwose nsigaye mbabona sintinye nk'uko nawe wibonaga nyine nkavuga ati sinzamenyera hano, kuko kubona wenda nk'ahantu habwa urubura ruri kuza nk'umurimure twajyaga kubeta nyine ugahita ubona urwo ruri kumanuka, naho nzi ngo ruzajya rugwa nk'uko nyine twebwe turuzi ruza ari amahindu, ariko hano ni ukuguma nyine nkabyiga nkabireba gutya, ariko icya mbere ni ukwiga ururimi, naho imirimo ndabibona ko n'ubundi imirimo ihari, ariko icya mbere ni ubumenyi no kumvikana n'abantu. icya mbere ni mu mutwe ukabanza ukamenya ururimi. bivuge vuba hari muri iyi minsi y'imbere tuzajya tubona no guteretana abandi baturage bahangaha, kuko muzaba mumaze kumenya ukuntu muganira mu rurimi. icyo ukora aho guterera ibyo byiyumviro bisigaye biza, nanjye nyine wa mwanya kuba nta muntu kubwira joteme nawe ntabwira joteme, nyine ni ibintu nyine nsigaye mbona ndi kugenda ni nkaho navuga ati wenda ni ukubyandura cyangwa se ni ko ubuzima buri kuntwara, nanjye ubwo nsigaye nyine mbona umwari nanjye nkavuga ati nyamara hariya ni neza, nyine ibyo byiyumviro bisigaye bigenda biza. Okay. ubu tuvuge nawe shema ibyiyumviro byo kuba yareba umuntu uri hano kavukire hano bakaganira biri kugenda bizi, ka hayi ka love you urakavuga nta kibazo? joteme nta iryo jambo riragoranye kuri njye, kuko nyine ariko gusa nyine kubivuga njye, kuko hari umuntu wajya kumbwira akampamagara ngo sheri, kuko utavuga nkagira ngo arankunda, kumbe sheri ni ibintu biri rusange nyine, birantungura bya hatari, noneho nanjye nkazajya niharati ngo nyamara uriya muntu yarankunda bimubwiye nyine ita numva amagaso ko ndavuga ati birataha nyine ita ntinya kuvuga ngo joteme. uvuze akantu keza, turashaka noneho mugani iyo uvuze ku kintu cyo kwiga, ahanini usanga urubyiruko rwacu rw'abavuye muri Afurika benshi bihutira kuza bashaka akazi, kandi wenda ikintu kijyaniranye n'ururimi bikiri dawuni. turashaka byibuze niyo nama ki watanga ku rubyiruko? ikintu wenda nabwira urubyiruko kuri njyewe nyine mba mbona arizo ntege nkeya, ni ukuba nyine mwiraha no kumva nyine ushaka kugira gutandukanya ibiramba n'ibitaramba, karite na garanti, ukabitandukanya ukareba ahubwo icy'ingenzi n'ubundi, ko nicyo kintu cya ngombwa, kuko hari abo n'ubundi turi mu nzira imwe yo kwiga, n'abandi kwirukanka nyine tukumva ko ibyo uriya yagezeho utazi uburyo yabigezeho, kumva nawe uri wihita ubibona, ntabwo uriya abafite icyuya yatakaje kuri bya bindi uri kumubonana, nta bintu nzi bitoragurwa, ahubwo ni ukwirindira, ahubwo ukareba nkeneye iki ngiki mbere ya byose, kandi no kwirinda iraha, kuko baravuga ngo iraha ni indyarya, ngo iyo rikuvuyemo isi iragusema, nyine sinshaka ngiye kongera kwicuza n'iri na rimwe. urakoze cyane rwose ku mpanuro nziza. wenda mbere y'uko twanasoza n'ikiganiro, turashaka noneho kugeza ubu rero, uretse kuba uri kwiga, indi plan waba ufite hano muri Canada yaba ari iyihe? hano muri Canada yewe intego yanjye ni ukuba umugabo, nk'uko nyine ndi igitsina gabo, ariko nyine bibe bitandukanye, nyine kuba umugabo buriya afite byinshi agomba, niyo mpamvu yitwa umugabo. hari ukuba nyine uri igitsina gabo ariko utari umugabo. inzu zanjye hano ikintu ndebaho nyine ni ukuba ntagira umuryango nanjye nkomokaho, nanjye nkaba umugabo mu bandi, bitari kwitwa igitsina gabo, ahubwo nanjye nkaba umugabo. niyo mpamvu uko biba biri kose nanjye mba ngomba kugosora njyewe uri muri njye, apana uyu abantu babona, kuko umuntu yabeshya isi ariko nta muntu ujya ubeshya umutima. iyo wakosheje uba ubizi, kandi niyo uri mu nzira mba uba ubizi. biba byiza nyine iyo ubifatiranye
wowe wabashije kwimenya ukigosora wowe ubwawe nyine ukavuga ati ibi ngibi nkwiye kubireka, nkwiye guhitamo kuko iyo uhisemo nabi niko kwicuza, kandi mu by'ukuri ntabwo sinkeneye kwicuza n'iri na rimwe. Murakoze cyane. Hanyuma se nk'umuntu tugize amahirwe tukagutumira kuri Amazing TV Show muri kano kanya, ni iki none wabwira abakunzi bakurikiye Amazing TV Show mu kanya wari burebe Shema Jimmy Ekeke Mangwema yaraye muri studio za Amazing TV Show, nicyo wababwira? Ikintu nabwira abakunzi ba Amazing TV, ndabasuhuje cyane kandi nishimiye kubana namwe, kandi Imana ijye ibashoboza. Ikintu navuga ikindi nababwira, subscribe, ubundi ni byinshi, ngewe ndizera ko hari byinshi kuko nanjye nzabasangiza impinduka, ntabwo nzagaruka gutya, ntabwo nzagaruka hari icyahindutse, mbereka ikintu gishya, icyo kintu kandi namwe muzahora n'ibintu ibishya, nanjye nicyo kintu mbasabiye, Imana igume kubarinda, icyo kintu nabasabira. Shema, wenda turagira dusoze nubwo wari umaze kuba byo bakore sub, hari abantu bagiye batubwira ati burya iyo umwegera hari ukuntu akubitaga freestyle ngo no kuturimba yari atuzi kuturirimba cyane, ibyo bintu hari ukuntu bifiteho impano. Benshi bababaye babugamiwe ninde, umuti wo kubahoza ninde, wo kubaha ibyishimo, ese ninde uvutse, ese ninde gisubizo, ninde ninde uvutse, ninde si byino wabaza bino, si by'umuco gakondo erega ni umuhano, nacyo mbivuzeho ako karenzeho, ivugire muri rusange situbamo, umwiryane wacu wakaba gatikutse, aho bamenera ntihaba hakibuze, tugacana ruhinga nyuma tugata umutwe, aho nawe imagine tugiriye rimwe kuri microphone twese, intera rishala umubare ari one love, izo ni zimwe mu nzozi za Godson. Abakunzi ba Amazing TV Show rero nk'uko mwabyiboneye, uyu munsi twari twakiriye Shema Jimmy Ekeke Mangwema, uyu munsi yatuganirije asoje adukubitiraho aga freestyle gake, ariko mu minsi iri imbere tuzongera tumugarure noneho aduhereze byimbitse ingoma zitandukanye, ndetse aduha n'amakuru y'uburyo abayeho. Mwakoze cyane, mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like na comment, muri abantu b'abagabo kandi turabakunda cyane.